Haleluya, amahoro y'Imana bane natwe. Ku mazina ni ayandi Umutoni Sandra, ndabasuhuje mwebwe mudukurikirana kuri uru rubuga Ubuhanuzi Busha TV, aho muherereye hose. Amahoro y'Imana abane namwe. Njya nkunda kubashishikariza gushima nubona umunsi ubonye uwugezemo shima. Kubera ko umunsi ushobora gusa n'undi ariko ibereye muri uwo munsi n'ibise, cyangwa se ijoro rigasa n'irindi ariko ibereye muri iryo joro n'ibise. Wowe wabonye bikunze kandi ukabona biremeye, ushima Imana muri byose. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Mbere yuko twumva ijambo ry'Imana, reka dusenge Imana, dushime Imana. Imana yabanye natwe, reka tuyishime. Kandi kuba tukiriho si ubwiza, si uburanga, si nuko tuzi gukiranuka, ahubwo ni imbabazi z'Imana. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, turagushimye ko wabanye natwe. Izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Waturindiye umubiri n'ubugingo. Hari benshi bavuye mu mubiri, abandi biswa andi mazina, abandi bahuye n'ibibazo bitandukanye. Si ubwiza, si uburanga, si icyubahiro, si nuko tuzi gukiranuka, ahubwo ni imbabazi zawe tugiriye. Tugiye kumva ijambo ryawe, ntirice mu gutwi kumwe ngo rihinguke mukunda, ahubwo rishinga imizi mu mitima yacu. Amena. Tugiye kumva ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko turyumva, reka turirimbe aka karirimbo. Nabonye Imana itandukanye n'abantu, ireba abantu bayo ikamenya uko bameze, ikaza gukemura ikibazo cy'uwayitakiye. Nabonye Imana itandukanye n'abantu, ireba abantu bayo ikamenya uko bameze, ikaza gukemura ikibazo cy'uwayitakiye. Ninde wabashaka kwavutsa umugisha wawe? Imana yaguhaye ukivuka, ikakugira umwami ndetse n'igikomangoma. Nawe irakuzi, hari n'ibyo yakubwiye. Reka kwirwanirira kuko ntacyo wageraho. Ni Imana itabara uko yabigenza, iraje gusubiza ariko ntuzibagirwe. Nawe irakuzi, hari n'ibyo yakubwiye. Reka kwirwanirira kuko ntacyo wageraho. Ni Imana itabagirwa amasezerano, iraje gusubiza ariko ntuzibagirwe. Haleluya. Imana itugirire neza, ngo nawe irakuzi, ngo kandi ni Imana itibagirwa amasezerano, kuko hari ibyo yakubwiye no kubikora izabikora, no kubisohoza izabisohoza. Umuntu ashobora kugusezeranya akibagirwa icyo yagusezeranyije, ariko ni Imana itibagirwa amasezerano, ni Imana itibagirwa icyo yakubwiye, ndetse usibye n'ibyo yibuka aho yabitubwiriye. Uhumure, we kugira ubwoba, ni Imana itibagirwa nk'uko umuntu yibagirwa. Uhumure. Haleluya. Tugiye kumva ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 61 umurongo wa mbere kugeza kuri 3. Umutwe w'amagambo ukunda kumfasha cyane, ngo umwaka Uwiteka azagiriramo imbabazi. Umwaka Umwami Imana ari umwuka w'Umwami Imana ari kuri njye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima, kubamenyesha ko imbohe zibohowe, kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose. Amena. Haleluya. Hari ibikuriza, hari ibyakurijije, hari ibyakurishije igihe kirekire. Muri uyu mwaka hari ibyakurijije, ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo abarira nimwihanagure, abafite imvune mu mitima muhumure. Nubwo hari imvune dufite, nubwo hari ibikomere dufite, nubwo ubona ko nta wakomora, nubwo ubona ko byakura
urarangiranye, ariko ijambo riratubwiye ngo ni umwaka w'imbabazi. Uyu mwaka utararangira, iyi minsi isigaye ikubera iminsi y'imbabazi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Bya bindi ubona ko bidashoboka, ku Mana birashoboka. Mpagaze mu ijambo riri muri Yobu 42 umurongo waho wa 2, haravuga ngo nzi yuko ishobora byose. Muri iyi minsi isigaye gira kwizera, kubera ko ni Imana ishoboye byose, ni Imana itibagirwa icyo yavuganye nawe, ni Imana itibagirwa amasezerano. Humura, uyu ni umwaka w'imbabazi. Haleluya. Gira kwizera, uzamure kwizera. Wowe ufite ikibazo cy'uburwayi, Kristo arashoboye. Uyu ni umwaka w'imbabazi, ntuzigere urangizanya uburwayi. Wowe ufite ikibazo cy'amadeni, ntuzigere urangiza uyu mwaka n'amadeni. Wowe ufite ikibazo cyari cyo cyose, ufite imvune ikuremereye mu mutima, akira iminsi y'imbabazi, wakira umwaka w'imbabazi. Amen. Shalom, shalom. Amahoro y'Imana abane natwe twese. Amen.